na n'amakuru yari afite anabaza ati se bivuye nibwo ikigo hano ngo umuntu nguri toraguye ngararimo ngo rima atajya imbere ya kamera ngo kano kanya tuvugana ngo ngire ngo riraguye ngo rikunguyeho ngo riracyashyushye bivuze ngo abanyamakuru bamenyereye gutwika. Yes, reka nonye ngo ikaze gukurikirana ibiganiro byacu kuri Shine TV show. Ngusuza wireye hose, uri mu majyepfo y'amajyaruguru, iburasirazuba iburengerazuba. Nawe uri mu mujyi wa Kigali, mbanze neza nkurikiye gatanu kuri gatanu. Abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora, nabo tubasuze kandi twizera ko bameze neza. Uri Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, aho rero hose umva ikinyarwanda. Reka twizere ko umeze neza. Niba utarameze neza, ubwo wihangane ejo bizahinduka. Nawe umeze neza. Uyu munsi wa none ntabwo nkirimo kuvuga ngo reka dukomeze abantu bari Masisi, dukomeze abantu bari Murenge, ahubwo felicitation ku bantu bari Masisi, felicitation ku bantu bari Murenge, felicitation ku bantu bari Goma. Ndabwire ngo uko byagenda kose hari ukuntu Imana ikiramo imiyaga. Burya bucya bwitwe ejo. Bucya bwitwe ejo. Ariko none Imana ifasha wifashije. Imana ifasha wifashije. Hari umugabo njya nkunda cyane. Wa Excellency Paul Kagame ajya avuga yuko ibyo turiho byose ntago ari impano twahawe. Yego. Ni ibintu byasabye ko tubiharanira. Bitambo byaratanzwe. Bitambo biratambwa ugaharanira ikintu. Bura n'abakristo barabizi. Iyo Yesu yajyaga gukiza umuntu byagusabaga yuko ujyayo. Hari umugore ngo wari urimo ngurava ngaragendera byigana ngakoze kuri Yesu arakira. Ntago Yesu amukije amusanze aho yarari. Kandi Yesu yaramurebaga. Yaranabizi kanava Yes, ariko bisaba yuko tera intambwe imwe. Jera 99 zisigaye. Yego nza gusanga nuko nguko babimeze. Agira byahise byo nuko bitindaho cyane ngo birimo nakantu bakajyamenyane. None se ko yazuye wo kwa Lazaro ni wari warapfuye wenyine. Impamvu yazuye Lazaro, Lazaro ngo ari inshuti ye. Binavugwa yuko Yesu ari umukobwa yageze kumukunda witwa ngo Mariya sinze ngo ni Mariya waye Yesu aragati warakoze aratizewe neza ntazi ko ijya birasinze twigendere ubwo ko nyine ko kose aho gomba kunyine kuzura musaza baravuga ngo agasare katirare ntago karongora ingumi wana so bivuze ngo rero nari ndimbo y'umugabo witwa Bonome aho ati aya mahoro mubona n'ibiki byose ni ibitambo by'inkotanyi ni ibitambo by'amaraso y'abana b'inkotanyi so bivuze ngo rero ko byagenda kose kugira ngo ugire ikigeraho hari igitambo kigomba kuboneka hari igitambo uba watanze hari ubwitange uba wagize uba wabiharaniye wanabikoreye kugira ngo utaburara urakora urumva muri make buri kintu cyose kigerwaho n'aya mahoro dufite mu Rwanda ni ibitambo by'inkotanyi sibyo uravuga ngo hari ingabo nyinshi zitanze ku bwacu kugira ngo no mahoro abahari nubwo nabonye Ramaphosa arimo kuvuga ngo ni inyeshyamba simba beshe ntago mfite ubwenge nk'ubwo abagabo kuko baranize kundusha bafite n'ubunararibonye bafite n'ibyo byose bayoboye n'ibihugu ariko nanjye hari igihe ndeba amugani wa muzehe umuyobozi nkamumenya nkareba na idiot nkayimenya hari abantu ubona sinzi umuntu ejo ni twakoranye ikiganiro arambwira ati buriya Kongo hari ibibazo bifite gukemura byayinaniye sibyo baramutse bafashe Kongo mu perezida wabo akaba ari nka perezida wacu nka Kagame n'urugero akabiko ko wacu ntago twamubaha urumva je nakubwiye ngo umwana arwana twahuriye Goma yego aravuga ngo Kagame wacu ntagashoboye ini ngo Kagame wacu ntagashoboye avuga nyine Kagame wo muri Kongo nawe cya perezida wanyitwa Kagame ngo yanga abaperezida bose bagomba kwitwa Kagame nyine urumva bafite perezida urumva isaba ari izina ahubwo akaba nyine akora nk'ibyo Kagame akora ko Kagame ni wa muntu uharanira iterambere ry'igihugu turimo uzikora abantu muri Kongo bakizi yuko nka perezida wabo ari Laurent Desire Kabila cyangwa se bandi ba Mobutu nebore na ba Kabila nabonye indirimbo y'umugabo arimo kuvuga ati so des imbéciles les voyons avuga ati afazari na Kabila yego nibure na Kabila nibure na Kabila none uwo mwana rero nawe yese kubera icyumwe ngo Kagame wanyu nagashoboye arambwira ngo twebwe twiga mu ishuri yego tukiga umugabo witwa Kagame wahagaritse jenoside mu Rwanda urabyumva ngo none uwacu yananiwe kwirukana inyeshyamba ibaza nyine inyeshyamba kandi zifata agace kamwe ataga ngo none se ba Kagame bose baravukana nawe se ibintu uri kumbwira uri serious imana cyangwa se uri kujya ukunda inyumbe ambwira ati gute se ati kubera iki nka Kagame wo muri Uganda na Kagame wo mu Rwanda na Kagame wo muri Kongo batavukana yego nise gute we yarazi yuko nk'abaperezida bose baba bakagera baba bavukana kandi bose biko bakagame ibyo kubana benshi bibaho buri umwana akora se ko na perezida wo muri Amerika ari Kagame nawe Kagame so rero nibyo twatimo twivugira yego muri Kongo cyane cyane muri iki gice kigana hano mu Rwanda hano kuri Goma abanyamakuru bari ari benshi inkuru zirimo zirakorwa ari nyinshi
nubwo twabonye hari benshi barimo kugenda babikoraho amakosa y'umwuga batubeshya gira uti ahubwo nubwo twabonye abanyamakuru benshi bariyo atari abo mu gisate cya politike cyangwa se mu bijyanye ibintu n'inama babihariye baskobi ibintu babihariye akose koko mukagira imana mwe ejo nimo ndeba inkuru ariko abantu barasatorana sibyo niho namenye yuko buriya tugira abantu badukurikira byanya by'ikiganiro kikarangira Muvunyi Kamanzi nsuza umuntu witwa Babika n'umudiaspora yanyweye kuri no YouTube channel aranyandikira anyureza niki kiganiro akoreye kuri no YouTube channel yitwa Shine TV yego urumva aranga ati ngiye nakubonye kuri no YouTube channel bamwita Babika n'umukira afite abana bamanaginga b'abanyarwanda b'abanyamuzika oya biri seriye abana nzabagarukira nk'ibyo mubyererana abana nzabagaruka oya abana ni manager abana nzabagaruka yego ntabwo ibyo bintu byarangira aho nguryo gusa byarangiriye nabyo nzabigaruka itonde imishinga yabaye minini iba myinshi ariko ahantu yaje kugwa urumva bafite ndagusuhuje ni ngewe wari wahostinze rero urumva ibiganiro byacu barabireba abantu barebye ikiganiro cyanyuze hehe kuri The Choice babona kari akantu ibibazo bibiri by'umunyamakuru uri seriye ariko utamenyereye itangazamakuru nka ririya inkuru zo kuri tere yes icyambere witwa nde uherereye he kandi umuntu uri kubaza muri kumwe aherereye he kandi muri kumwe ko mona DJ Brian amamagaye kamwe mubwire kuri mu kiganiro namuneka kamureka urumva witwa nde uherereye he muri kumwe aho urahazi yego witwa nde uherereye yes icya kabiri waririmbaga mu wuhe mutwe kandi imagine umenyereye entertainment wibereye showbiz n'ibiki byose n'ibyo usanga umenyereye bagutwaye mu bintu kubera ko wahuruye gusa impamvu niyi hari ibibazo nge mba ngomba kubaza umutumirwa wanjye yego kuko nzi nahure na politike nahure n'ibindi bintu kuko ibyo ari byo byose ni babahanzi numira babakinyi wa filme cyangwa se n'amakomedi yego bivuze ngo hari ibibazo bikubangukira mu mutwe ubaza buri wese wahaza sibyo yes we rero uwitwa Freddy Musoni ni umuhanga pe ni umuhanga twamubonye kwa Irene tujya kumumenya abantu benshi tubona kuri 3D ariko bamwirukanye kwa Irene ngo nagashoboye no kuri 3D ngo numva ari cyo bamuhoye none se urumva urongera kumbwira gute Freddy Musoni nago kuba adashoboye nk'icyo yasize kuri 3D wenda twavugaho kuri 3D ubona ko abanyamakuru baho bose bakorayo abenshi bazana imbere ya kamera nago bamenyereza nkuru zo kuza ngo ba hosting gusa kandi Freddy no mujyo abari wo guhosting Freddy Musoni ikiri kintu cyemeza ko ari umukozi nuko bafata umwanya akajya hehe kuri tere hanazi ko ari kunyura isasu shaturaje tubyinjiremo tugaruka ni kuramuga humurije abantu nawe ari kwirukanga itonde sibyo Freddy Musoni rero ni umuhanga ariko amenyereye iki showbiz cyangwa se imyidagaduro muri rusange kwetadayininga abantu agisanze muri zire masasu n'iki byose urumva no ari kubaza iki wamfura n'igihunga ubwoba n'ibyo umenye bari baramubeshye yuko wenda nko muri iriya mitwe cyangwa se muri bari abasirikare bari bahungiye mu Rwanda harimo n'abahanzi ariko nayo yarakabazije ahita abona ko akotoye arabanza arabaye yarimo nakamera imuriya kandi yarari imbere ya kamera karakabyoze gukareba ngo witwa nde uherereye he noneho umuntu yabazaga nawe ari umunyamakuru wo kumubaza ariko giye wari n'ikindi kintu kimwe cyo nshaka kugira mbanze menye yego niba twagiye gukora inkuru kandi nk'abanyamakuru b'umwuga koko yego sibyo kandi tugiye gukora inkuru ngo tubwire abantu yego turabizi neza yuko FRDC yamaje gutsindwa hariya yego turabizi neza izo nyanyama zose n'ibiki byose zamaje gutsindwa hariya yego ubajije umuntu ngo wabaga mu wuhe mutwe ese urumva ari wa M23 utsinzwe yego ko tuzi M23 ubundi sibyo ko ngo harimo umutwe umwe nyine w'ingabo nyine zifatanyije n'iza Kongo bivuze ngo M23 ahanini yarwanaga na leta ya Kongo ariko ivanzemo arimo FDLR yego aribo basize bakoze genocide yakorewe abatutsi hano mu Rwanda 1994 bagiye kwivanga n'ingabo za Kongo yego aribo bose noneho barimo kwita M23 kari inyeshyamba yego abo nuwo yabazaga numwe muri abo ngabo batsinzwe na M23 cyo nango tugitinda wabona yabazaga niba wamugani yarari muri FDLR cyangwa se yarari muri FRDC ibyo nta kibazo kirimo ariko se waririmbaga muhemuto isasu harya nubwo rigirijwe ryiza tujye tuvugisha ukuri nubwo rivuga cyane tujye tuvugisha ukuri hano hari abantu munazicuranga yes hari abantu bagiyemo muvunye bagiye ku Kigali
mbaza ngo wa mbere ninde urakoze mumbwire ni umuntu witwa Pastor Claude yagiye ku kigare oya Pastor Claude ngiye yambabaje umunsi umwe twakorana ikiganiro urumva mwumva arimo arashaka kwinjira umuntu witwa Mutesi Scove atazi ubuhanga urumva atazi n'ukuntu yidekaresha yerekanye muri kino kibuga kuri buri kintu cyose akizamo cyahita kimera fresh ana Mutesi Scove yanubwo twabonye ibyabaye kuri Freddy Musoni akaza agatuwitinga agatakinga Philipita boss wa Freddy Musoni ngo gwino ngo ndebere akana kantu ngo nganga bane abanyamakuru muje kanyobora mwaraye musaba bane abanyamakuru muje kanyobora yaravuze ngo reba umunyamakuru w'imyidagaduro kuntu yambaye icyambere abanje kureba nyine mu myidagaduro ni icyago twiyambarira nk'abahanzi rwose arabanza mwereka kuntu yambaye nk'utaje mu rugamba Mutesi Scove yagiye yambare bote n'ibikoti nk'umuntu ko kugiye n'agakaske abimereye ko agakaske agashize mejo bundi ararangira ati nuko ari umwana ariko nakura azabishobora ikintu kizaramushimye exactement yaravuze ati kuba yemeye kuza agatera intambwe yo kuza yego intambwe ya mbere intambwe maze gutera nibwo butwari w'imama twabashaka kugukura mu byurimo yego urumva rero atitaye kuba muca intege yarakomeje aragenda Freddy yakoze n'ikindi kiganiro atitaye ko yakotoye yakoze n'ikindi kiganiro Freddy ikintu cya mbere tugushimiye utitaye kuba guca intege twakubonye n'ifoto yawe uri kumwe na Wiringoma yes aho ngaho rwose aragije arenza akantu Mutesi Scove aravuga ngo DJ Philipita gwino ndebe ashyira aka emoji gaseka nawe niyaguhereza niyo ngo iyi ni ya televiziyo yangaje abanyamakuru yes bivuze ngo rero abantu nabonye bagiye mu kigare harimo uriya Pastor Claude Pastor Claude uwitwa Mutesi Scove akimara gutorwa nk'umuyobozi wa RMC yego Pastor Claude numwe mu bantu bashatse kwinjirira Mutesi Scove ngo berekane amakosa kuri cyangwa se n'ibindi byinshi gusa yirengagiza yuko uwitwa Mutesi Scove hari inkuru ajya gukavaringa nawe ubwawe w'umugabo utapfa kujyayo kandi nyinshi byahataka nyinshi cyane umuntu wa mbere twabanje kubona hari yawe yagiye gukavaringa runo gama rwari kubera igoma ni Mutesi Scove Pastor Claude nyeka ko yabibonye akati nanjye kangende bambona icyo gihe goma yari tarafatwa yego arimo kuganira abaturage burya ku mupaka arimo kwambuka isaza ati nk'iryo yavuze akajya yego mbese nk'umuntu yego Pastor Claude rero we aba arigendeye ahera hano ni za mahoko wagiye ukavaringa urugamba rurimo kubera igoma nimero ari kuri telefone ari ukuntu ushyira telefone ya loudspeaker nk'umuntu uri igisenyi isasu rikavuga rikavugira muri telefone agahunga nimero ari ajya kuganiriza abaturage mahoko urumva kandi nambara iri hehe igoma hafi ya Gisenyi bivuze ngo abari Gisenyi neza nibo bari bazi biri kuba Pastor Claude tumubona nyine yijana kaka atazi ibyarimo aragira gute atazi ibyarimo arakora ijana kurindi nakomeje kugenda mbona utuntu twinshi cyane barimo kugenda bamwigana cyane barimo yakoze abantu bari bakora challenge twakozwe ariko skamatse ngubaze ugiye gukoresha abantu ikiganiro ufasha umumotari wibereye mu kazi ke ngo niko nkuva ngo ubasese ngo mbwira ngo inambara ngo iri kwa muri ngigoma ngo ibaze umumotari w'ibyo biramura arabizi ahubwo no kumuhamura sibyo Mutesi Scove we yegereye ibiturage bituriye hafi mupaka neza oya yari ari ku mupaka metero 300 ari ku mupaka aho ngaho yes nisa suri ubyumva ivuga naryumva none n'umuntu abajije akabaza wa muntu byagaye kunde buriya hari ahantu nageze burangi nabaye i Rubavu igihe gito nabaye man nzi byaro byinshi ara bya Mudende urumva nzara hafi buriya suze ikirunga cyarukaga ejo bundi nga nikubwira ubu Nyiragongo yes kiruka nari maze icyumweru mvuye kandi arimo munsi yacu ngira nawe utangiye kwaraye nabaye reba Mudende mu byahi oya ni Gisenyi wana twenda shaka kumbwira hakurya y'umupaka muri Kongo oya je ndi kukubwira hafi aho impamvu mbikubwira yibwirizwa dute twaho arano nari nyebeyeyo ikintu cya mbere hati nyara ngo nge narakomeje ngira ahantu hitwa za Kituko unazi kuba wakomeje kera imbere cyane winjiye je naragende ngara Rubavu ngari nk'ubwa mbere mageze ndakomeza nkajya mbona senyenge nkabona utundi tuzi mpaka nigeze kumaraho ibyumweru bibiri bro kwambuka byaranze yes byaranze no nkajya nza kwirira mu Rwanda gake gutya ni mu mupaka mu hagati yego nkajya nkigarukiye ariko nkajya no gutembera hakurya yego bikarangira njya ahantu hitwa Kituku urumva na amateka y'ibintu byahise n'ibyo byose yego aho ngaho rero reka twikomereze kawe ndi mu kiganiro kabaka n'umuwazi ibintu n'umugwege ntabyo ibyo ndamwe ntabyo yise urumva rero hari abantu muri twa duce twa Rubavu babemerewe
kujya muri Kongo bakagaruka. Umuntu wese ufite irangamuntu hariya ni imirenge imwe n'imwe bagura ngo tuboro twutuje tutwijana, sibyo? Bivuze ngo Mutesi Scovia yegeraga ba bantu n'ubundi bazigoma basanzwe bakora imishinga itandukanye ubucuruzi n'ibindi nkabyo, ahubwo Pastor Claude tumubona inyuma. Sibyo hano mu byahi na he babe ntuza hano mu byahi ni hano hafi hano kuri stade Mahoko za Mahoko hano haweze ku Nyundo urenze Musanze gatoya hari handi imyuzure yegeze gufata. Yego ubwo rero hari abantu bagiye no ikindi kintu abanyamakuru ba showbiz baratwika mana y'isi n'ijuru, nibo abantu batwika ku rwego ruri hejuru. Hari akavido kabyutse gatrendinga ko umunyamakuru wo kuri kino gitangazamakuru TV10. Yego urumva ari umuntu wari ari kumwetora ku isasi ararimuka n'amakuru yari afite ati bivuye nibwo ikigo hano umuntu nguri tora gwenga ararimo ngo rima atajya imbere ya kamera ngo kano kanya tuvugana ngo ngire ngo riraguye ngo rikunguyeho riracyashyushye. Bivuze ngo abanyamakuru bamenyereye gutwika. Ari umuntu ejo twakoranye ikiganiro bamwita Mutabazi cameraman yamuhemukiye ibyo bintu byegeze kumbaho mwana tujya gukavarenga inkuru yo ku rukiko igihe bafata ku mavuta yaburanaga. Narahagaze mvuga inkuru tugeneye indwaye bya daje ntabwo ndi umuntu urwara ngo ngume mu burere, ngiye ndwaye nkamara iminsi mu burimba numva nta mahoro, nagenda wenda nkagwa mu nzira ko nagiye njya mu kazi akoreraga akasu k'icyo gihe kwa Kasku Media. Noneho mbwira umukameramani ngo dushutinga ariko ndimo ndanakorora, turashutinga bigezemo hagati namubwirane katinga mbanze ngorore ndakura nawe byarangiye ameze neza twagiye niyabika tuzi umufana icyo yankoreye abo garo niko yankatira bunde umufana agaraga kasara kanyurereza nari ndwaye nyitanyura ndabyuka mva mu buri navuga ni bintu mungore nibiki. Bivuze ngo bigeze kumba aho twagiye ku rukiko hirya za Kibagabaga yego turagenda hashishe bya hatari ndankuramo ishati nsigana isengeri yego urabyumva nabana no ikintu ngiye gukora yego ngiye gukora ariko ahantu turi gukora yego ntuze kungaragaza muri frame yego uzajya ushyiramo amafuteji yaharejya mu rukiko ngiye ntukiremo kuri frame yego ngiye kuzansanga no guhita mureba njye naramurebye igikomere cya mbere cyaje uru n'ibisengeri biba rwaje mu nkuru ngo ruba rwaje kubwira amayiwowe cyangwa n'abantu bakuru. Hari abantu abakameramani bakora turakora hano kenshi cyane n'abakameramani waruguru bajya badukorera ibintu akuzi ngo urisonye ngo uri hatari mukagenda mwamugiye kugera ahantu agahita guhereza telepiye ati fasha gato ngo igikuntu ifatire inkuru uracyumva ntiwakanga agiye kurwana n'inkuru na kamera yiwe uzi n'abashaka ngagukotoza ufite cya telepiye nawe ukizengurukane mu bantu bararukotoza. Bivuze ngo abanyamakuru abenshi bakunda ikintu kijyanye n'agatwiko. Ari Mutabazi ejo twakoranye ikiganiro arambwira ati sura nk'abantu barigoma hagize urabizi igihe Donald Trump yamamazaga isasu yigeze kumutwika hano kugutwirika yes hagize umunyamakuru w'umunyarwanda tuzi kigagaje kukavarenga inkuru y'Igisenyi isasu rikamutwika gusa nyine nagira icyaba niyo yaba ari inkuru yagaruka Kigali avuga ati rwafashwe byabaye twari dushize ese kote nwazo birakaze birakomeye aka video baze ukankiriramo korota rugaraga birakaze uri he yarabanje aravuga ati muhumure bimeze neza ibintu nta mahoro nibirasiye muri Kongo korota bavugira ati birakaze muri kogeza umupira none uzi buriya kugira ngo ubone ahantu umusivira atandukanye n'umusirikare uri umusirikare uri ku burinzi yarahagaze gutya yemye ameze neza. Ibi bintu ngiye nshaka kugurizaho n'abanyamakuru bagiye mu kigare cyangwa se bishoye mu kazi batamenyereye nguriza n'umunyamakuru umwe rukumbi nabonye hariya umuntu witwa Mutesi Scovia abandi baroki barimo barakora ibyegeranye ko bibereye i Kigali gusa we n'amakuru barakurura cyane bakagira gute bakabivuga wenda n'ubwo bafite uburyo bavugamo ibintu bye bikamera neza ariko wari uri kuri tere sibyo. Bivuze ngo nkuriya munyamakuru wenda ka tuvuga abanyamakuru ba YouTube bashobora gutwika biremewe ako nkuriya munyamakuru y'itangazamakuru cya TV10 koko agatwiko yarazanye ngo nibwo ngo rikigo ijya ngo rero umvikanisha ko ibintu bikomeye uratuma umuntu aratirira akawunga ke n'umuceri we ari inkuru utagomba gukora muri wo kugira ngo utanahambura abaturage uri murabwira abantu ngo ngirire guye hanga iruhande rwanjye kandi ari gukirifa mani nawe ubwawe urabajije ngo rivuye he umuntu nawe ngo ryarashwe ngo ryaguye hariya ngo riracyanashyushye ngo nibwo rikigwa hanga kandi imagine. Bivuze ngo akenshi abantu twabonye Maria abenshi n'abana mu kazi ngura munyamakuru wa TV10 n'ahandi hantu muzi ubwo nari mubonye nyirimo muzi simbizi abonye asabwo nge n'umuntu wahoze akora kuri za Afrimax nabonye wa simbizi muri Afrimax n'igitumo zabagaho bashishuraga bagiti. Bivuze ngo rero we aracyari mushya mu kazi ibyo ari byose mu mwana nyine we akeneye agatwiko
ni umwana mu itangazamakuru ariko si umwana mu kazi cyangwa mu myaka akeneye agatwiko nyine aracyarimo gushaka gutwika abanyamakuru benshi barimo baratwika Mutesi Kofi ko twamubonye yikinze ahantu ku gikuta avuga ati mutagira irungu ndabakurikiranira akatwereka n'ibifara aho biri ariko twigeze tumubona yirukanga ngo cyaturitse. By the way uyu munsi nakomeje kugenda nanabona amafoto yiwe na Wiringoma yatanze uyu munsi kwanza harimo n'aba press conference yego yitangazamakuru ryo mu Rwanda ndetse n'indi tangazamakuru ryo ku isi na M23 kugira ngo basobanure ahantu ibintu bigeze n'abaturage ukuntu bihagaze ibintu byose yego Goma nuko abantu benshi barimo kuvuga ngo ntagira afatwa abo ngabo baheruka inzira muke abo ngabo nabashaka nyine gutesha agaciro wenda M23 ako harafashe twabonye ibiganiro abanyamakuru bagiye gukorera muri Goma neza bivuze ngo ikiri kintu nabonye ari n'abaturage bishimye hagatundi bano nibo badukwiriye koko abantu baranira uburenganzira bwacu bivuze ngo ntago M23 yagakwiye kuba imeze kuriya urumva cyangwa se yakira abantu ngo baze babakoresha ibiganiro banifotozanye bazi ko muri Goma mo ndani hakirimo urugamba sibyo bazi ko muri Goma mo ndani hakirimo urugamba bivuze ngo Goma rwose yarafashwe kandi andi makuru ndi gukura hanze ndi gukura imihanda ari kuvuga kugira ngo abanyamakuru bambuka umupaka bajye gukorera inkuru muri Goma ari Mutesi Kofi wadirinze urumva ati abanyamakuru mwe muze mujye kugira gute kwifatira inkuru Pastor Claude irukanga ujya muri amatiku yawe nari hari ababireba bakishima yagiye mu gipasiteri pastor usira yabwiriza Pastor Claude sibye kumwibiza inshuro 5 ariko abafite amakuru nyine abafite amakuru kugira amakuru no kumenya kuyatangaza ni ibintu bitandukanye kugira amakuru no kutangaza amakuru yatandukanye uravuze ngo yagombye kujya areba undi muntu akaba ari we yabwira akaba ari we yavuga Pastor Claude nandwo yakwiye kwita umunyamakuru yakwiye kwita nk'umustoryteller ibyo abonye na narebe kabivuga ko bitagize icyaha akatara umunyamakuru gutangaza inkuru no gutara inkuru ubundi inkuru nyinshi dushaka sibyo twagwe gushyiramo n'ikintu cyo kuvuga ngo inkuru zirinda guhahamura abaturage exactement nicyo kintu nashaka kugira ngo tuze kuza gusorezaho sibyo yego rero Pastor Claude we yagakwiye kujya wenda ateringa story avuga ibyo bintu yabonye sibyo akugira ngo ayita nyine ngo umuntu nyamakuru ngo utare inkuru ibintu nk'ibyo ngibyo Pastor Claude ntago yava mu pasteur singa sikatavuze ngo ni Claude G ye Pastor Claude ntacyo dupfa ntago ura muntu yava mu pasteur kumavurasa kukubwira sibyo numwe mu bantu birirwa birukanka aba no ku cyumweru arakora muri macyahuje umwuga n'abandi bitanga abagome ngo nibashyira no ku cyumweru ngo barakora no ku cyumweru barakora Pastor Claude rero no ku cyumweru arakora Pastor Claude ntago yakirirwa muri ara amatiku ashyocyorana na runaka utanakijijwe we nakatwemera ko Pastor Claude akijijwe ntago yakirirwa icyocyirana na runaka udakijijwe guzajya kubwiriza umuntu ahubwo se we waribwirije Pastor Claude nge niyo naba ndwaye nenda gupfa aho kugira ngo ndambeke ibiganza utsengera byarutanga pfa urumva sibyo nkubonye bakwibije muri Yorodani nk'inshuro 5 ijya mbere gabanya umunwa ako kabanza ukakumva nyine bakakwibiza ukagaruka akabishyira kamera hasi akagata tuva mu matiku urumva wasanga ari n'abantu bagira ibyaha by'ibigugu ibyaha bya Pastor Claude bari ibigugu oya ntago ari oya ariko ni nk'inama tunatanga yego tunahwiture abandi banyamakuru bagenzi bacu ntago ari icyo ariko bagerageza bakora inkuru zirimo inkuru zitari inkuru zihamura muri bari abana umuntu wenda nashima n'umwe nubwo yakotoye ako Freddy Musoni ndamashima ku mpamvu imwe Freddy Musoni yego n'uwa showbiz nibintu agiye ubundi biba byiza yuko buri kantu kose ugenda ucengera ukamenya ibyo ari byo sibyo mani nge nakinyinga amafilime nakinyinga amakomedi nize kweditinga nize gukamera nize nye cyose ndacenge kugira ngo mbanze mengereze menye ngo bikorwa gute Freddy Musoni amenyere showbiz ariko yanagiye he no muri ababyinambara bivuze ngo naga bimenyereye yakotoye nibyo ako nango twigeza tubona igikabyo cye ntago yakabije we yagerageje gushaka inkuru koko abaturage bakwiye ni igihunga cyabayemo nk'umuntu w'umwana yego ni igihunga cyabayemo no gutamenyera ibintu nkariya yego ubundi zira nkuru tuzimenyeye kuri ba Pionika yego urabyumva nibo bantu bundi kuri tere yego Pionika niwe washyize akadomo aravuga ngo yahageze akira akadomo urabyumva ngo buriya muri Goma nuze mubazaga Scovia ati mumeze gute muri Goma ati tumeze neza yego aba ati
Ngoma yavuze ngo tumeze neza ashyira akadomo nta nubwo akeneye kongera kuvuga ngo nubwo bameze neza ariko ngo bimeze kare yavuze nyine ubwo nibyo no kuvuga ngo niyo yanditse ibintu arimo gukora yabisoje ahita ahagarika nta nubwo avuga ngo ndabasezeye iyo mbasezereze kuvamo amakosa yego cyumva niko yimereye yego zira nkoro zo kuri tele zo kuri stand up Mune ni inkuru tumenyereye kuri ba Pionika, inkuru tumenyereye kuri ba Scovia, inkuru tumenyereye ku bantu ari bugena mu nkiko. Zira nkuru zigira abanyirazo. Zigira abanyirazo igihe bazikurikirana. Ari benshi tubona bajyayo bagakoreramo ibyaha. Yego. Buri inkuru yo ku rukiko. Utabonye Pionika nkakubwirwa byagenze. Ukabona muvunye ntaga kuba ari uko inkuzo nkuru zagenze. Jihad sometimes arukuna ashyira mutuntu zo gushaka undi muntu ku nkiko burangiye nemera n'umuntu witwa Pundit. Pundit na wararenze. Ariko Pundit yo kubera ko yibanda cyane mu kwandika. Yego. Biragoye cyane mu kubara inkuru. Yego. Ariko Pionika n'umubara nkuru. Atandukanye natwe twebwe tugera tugashyiramo ibintu by'ubunajyo byo gushaka kwanariza. Tugashyiramo n'agatwiko tukagashyiramo. Tuvuge ngo riguye kano kanya. Aha, urabyumva neza ariko Pionika burya kuri tere numwe mu banyamakuru cyane nemera koko stand up. Ararenze cyane. Yego. Ntabwo turi buze kuza kubivamo tigarukiye mu byacu by'imyidagaduro. Yes. Ariko tutarahava kamanze nsheme Mutescovia. Mutescovia ntabwo twavuga bino bintu by'abanyamakuru wenda bakotoyeyo ngo tubure gushima mama urwa Gasabo umunyamakuru covering nka ziranga bikunda nabyo bintu ubona ko akora cyane kurenza iyo yaje muri showbiz cyangwa mu myidagaduro. Nahise bishyira akadomo kwibaza abantu benshi cyane bibazaga. Yego. Nyuma yo kuvuga ngo nyuma yuko abaye mukuru wa RMC aho Scovia ntazatinya kongera kugera mu mujyi wa Scovia akazaba ari umuyobozi kuruta uko yaba ari umunyamakuru. Yareka bira bintu urabikora. Ababwiye ati full stop. Bira urabikorera kuba umuyobozi wa RMC sibyo ni ibintu ukora ntago baza ngo bafate umuntu gutyo gusaba gukire. Tunongeye ku umuyobozi wa RMC uri umuyobozi ariko ntago bikuyeho umugati ukura ku mama rwa Gasabo. Ntago bikuyemo akazi kawe. We na Samu niba hari uburyo kibakora ibintu byabo bakinjiza umugati. Nago kubura umuyobozi wa RMC bivuze ngo umugati warahagara. Umugati wakuraga kuri mama rwa Gasabo. Yego. Kuko twese tuvugisha ukuri. Ntutekereze yuko Scovia bya bintu arimo kujya gukora ari ikindi. Ni umugati. Arimo arashaka views zo kugira ngo mama rwa Gasabo itwike ku itariki 21. Yego. Message zaziryoshye. Yego. Ari nayo mpamvu rwose ku kwezi. Namuhereye rwose. Ku kwezi mama rwa Gasabo wazandebye cyoroshye ko turi inshuti. Mama urwa Gasabo ndumwe mu bantu bemera ibyo ukora ndagufana uzandeba icyoroshye. Byanamuhiriye. Sorry, cameraman ngo nawe zangotoza. Tubimenyereze ko bidukora. Niko babimeze. Niko nkubwira. Yego. Mama urwa Gasabo rwose uku kwezi rumwe mu bantu bahiriwe n'urugendo. Abahungu bawe gerageza nyamuneka uzatureba icyoroshye. Yego. Ya ntago twigeze tuza aho ngaho. Twinjirire. Reka twinjirire mu byaro byacu. Amakuru mfite neza ndashidikanyaho nuko ngushobora kuba ufite inkuru zirimo guturuka muri Uganda. Inkuru ziri guturuka muri Uganda kwa Yago Pondati. Ni naho tugiye gusoreza. Uwitwa Yago Pondati biravuga muri ino mihanda yuko we n'umufasha bashobora kuba bagiye kwibaruka mu minsi iri imbere. Bitewe na title twabonye bandi 5 kuri 3D. Kuri hoyanaga kuri ni kuri DC. Bavuga ngo ese nyine bagaragaza ko umufasha wa Yago Pondati ashobora kuba yabyaye cyase yabarutse akwashyiraho ubudomo. Ahubwo amakuru ya nyayo ni muruza ndohereza muri Uganda nigarura Yago mu mujyo we. Uko Yago Pondati tugiye kumubura mu kibuga. Kuko nimba ari umuntu twatumenyereye mu biganiro akagira views agakwita views 200. Kano kanya no kubona views 1000 bikaba byanze. Bivuze ngo Yago tari turimo turamusezera. Yago yabonye yuko ubwe atakishoboye. Urumva? Baravuga ngo umugabo nuwigira akibura akagira gute? Iyo wibuza urapfa. Bivuze ngo Yago kuri views yaribuze. Cyitabaza inyogo ye. Inyogo ye nyuma yo kwasohotsa amakuru avuga yuko Yago Pondati ataye inyogo ye. Inyogo twamona yikaraga ku bucano bukiri hari bw'amafuti buraho butanagabura. Icyo gihe yagaza ko yarakirininze ibintu fresh yavuga ko aramworizaga amafaranga cyaza kanamutumira cyaza kujyanye no ku macano afatika gabura. Ariko amakuru yari ahari twabonye ibiganiro byinshi inyogo ye yakoze bigaragaza yuko Yago asa nk'uwamutaye. Sibyo? Yongeye kumwibuka aho YouTube channel ya Yago TV show kubona views 200 biri kwanga. Ibintu bigaterwa n'iki? Yago yashyize imbaraga nyinshi mu kuba yakibasira bamwe mu banyamakuru bakoranaga, bamwe mu bantu bakomeye muri showbiz yacu Nyarwanda, kandi uko byagenda kose Muvunyi ntago uzabura abakwanga. Ntago babura.
sibyo kandi abantu nibakwanga bajye bakwanga bagenda pfa ko Imana yonyine igukunda rero ni abantu nibakwanga ukagenda ukerera Imana inkunda yes kazima Imana inkunda kadushimire Fernando Mr. Ayi ubwo n'abantu nibakwanga ukagenda ukerera ukarira wa mugani bati banyanze menya kuri kwibura yago watayikaje igihe cyawe amezi agera kuri angahe uvuga kuri bayirene kuri basabye batigeze baha umwanya ibyo bavuga ngo banagusubiza akabicururijemo igihe gito nese kubera icyo bavuga ngo twizigame nuko wewe kuba wavuga uti muvunye nkore miliyoni y'amanyarwanda sibyo kanje modesa wisanze kanze nkodeshe icyumba hano muri Great Hotel ape nyimare mu ukwezi yes nirira gafi nirira kuko biranyenge gukorera ndi impamvu savinga utegurira hazaza ejo hawe hari imbere urumva ugategurira abana bakujya ngo urabaye ngo ntabwo yabaye nyamutegeka kazaze bivuze ngo yagowe yatagetinze ibyakoka ako ntabwo yari abizi mpamye ko atarabizi kuko yaza kubimenya ntabwo ari guha agaciro bira byari kuranya nese yumvaga yuko imyaka azamara kwiza azamara akora kuri YouTube azagakomeza akavuga Irene na Sabi ntabwo byakunda kandi uhagezweho mu Ventura yumvaga se kazakomeza akavuga Bruce Melody gitagaza sha rero bivuze ngo we yacuruje muri icyo gihe gusa bigenda byanga ariko yago iyaramuka kujya muri Uganda kwa yago cyari igikorwa cyiza cyari n'inzira nziza yari gutuma abanyarwanda n'abagande muri showbiz cyangwa mu myidagaduro tugirana collab cyangwa se friendship ku rwego yes bivuze ngo hari kujya uhamagara umunyarwanda n'umukongo n'umugande tuvuga nimba ari wa Kibenda urumva uzohamagare na Yamano ubatereka kuri kamera icyarimwe abana bitereke uba hosting abo bantu ni batava mu kiganiro cya bajya gukorana indirimbo yangiye kuri abo bagomba kugihuriramo ariko yago ibyo bintu ntabwo yabitekereje ashyize agaciro ngo mukuza ngavuga ngo barunaka ngo bamuvuze nabi niwasabye imbabazi yasabye rimwe ranga Titi Brown yasabye imbabazi rimwe birarangira wamugiriye nama yago inama namugira wenda nabonye yagaruye umuntu witwa Inyogoye kugira ngo akorane ama content ariko hit irarangira bamugani wa Nessa na Beatkiller ntabwo Inyogoye yahora abyimba YouTube channel ya Go Pondati nize ngo n'undi abantu bazagera ngo bagire gute babihage bagiye gushaka ibintu cyane kibivuga ari bimwe sibyo yego ngo umugore ngo yaragutaye abagore baratabana banuza abantu abagore bataye ku birazi rwose ibyo ntago ari inkuru urumva kuri icyamamaro uzayuga rimwe kabiri gatatu ahantu babihage yago Pondati nama nakugira wongera ugaruke mu mujyi wa cyase mu murongo wawe nitukanenge ngo nitunagire n'abantu n'aba cyase tubabwira icyo bakosora yago Pondati twa tukumenyereye mu guhostinga abantu aho bapapa cyangwe bande abahanzi nyine wongera wo mujyo ugarukamo sibyo na Uganda ari bari abahanzi b'abanyarwanda benshi n'abagandi bose bariyo ikibazo ni cya kindi cyo kuba abasabu barenze bagiye hejuru yabo yabonye akigera muri Uganda nabakurikiye yago mu matiko ntago ari abamukurikiye muri wa mujyi yararangiye rero abantu ntibakibireba ntago bakibireba yagongera ugaruke mu itangazamakuru uri umuhanzi uri n'umunyamakuru mwiza ongera ugaruke mu itangazamakuru mwiza njye nabirebye ndababara ko n'umuntu witwa Go Pondati akorera YouTube channel amezi agera muri 2 views afite nyinshi ari 20,000 kandi nabwo abona rimwe mu kwezi waretse gushimira ni gute umunyamakuru nka Yago YouTube channel kikora views 2,000 views igihumbi ina hari ukuntu content abantu baba batayikunze ahubwo bahindura content kugira abantu bakomeze kuyikunda nyine nicyo ngubwira ese Yago ko yigize umuburoga kandi ari umunyamakuru bivuze ngo yanave muri ibyo ngibyo agaruka mu oya wabona rega mwebwe ari kintu mamutekereza hari igihe umuntu aba afite ibindi bintu yihugiyeho muri iyo minsi kandi tubona ibiganiro asohora yose usohora gute ukawugira mu biki Muvunyi wasohoye ikiganiro no munsi ejo usohoye ikindi uhugiye mu biki kandi kiri kuri YouTube tundi tuntu turimo naga sharing ugasanga nako niko gusharinga bari abantu 600 se nabiki karakanyuzemo karakanyuzemo gusa Yago Pondati nakwisabiye garuka mu mujyi wa reka nanjye nibivuga uko sibyo urande rumwe nuko entertaining abantu urundi ruhande ndi umufana wa Yago yasinge kubeshya fana gawa mu itangazamakuru no mu buhanze bwe sibyo impamvu rero mbwango ndamufana niyo mpamvu nanone nagaruka mvuga ngo Yago Pondati garuka mu mujyi wa kuko nanjye niwo ngukunda urimo kuko nimba mbona hosting abana b'abanyarwanda babahanze ukabazamura nibyo nanjye nkunda sibyo rero garuka mu mujyi wawe Yago Pondati ibintu bizagenda neza ingira yego yangushimire cyane kamaze nibwira abantu ngo felicitation uyu munsi waronse ko ufite ahantu barizwa yego
bagiye kubivuga bahita kuri Arubito TV show. Arubito TV show mugende mukoro subscribe. Iyi ni YouTube channel noneho igiye gukora ibitangaza. Urumva? Arubito TV show igiye gukora ibitangaza muri uno mujyi wa Kigali. Ibaza YouTube channel izajya ibiriho King Era nkamagara abande nkaba hosting bivuze ngo ni wabo wabose ako atari hahandi. Yego nonyane ngira abantu bajye kwegoshesha Cosmos Nyamirambo ni muri salon yitwa Head Office Salon. Ariko niyo gosha buri munsi wo mugabo wa Mundage. Ase waze ni hano Cosmos neza. Narabavumbuye mwebwe mwiyogoshesheza ubuntu mukabafenta ngo mwaba bamamaje n'ibiki byose. Wape naga ari ibyo. Cyoza ngwe ko ndimo mukiriya mwiza. Niyo gosha kabiri mu cyumweru. Yego. Nese Bobo nabyumva. Ni salon yitwa Head Office Salon hano Cosmos. Hano Cosmos Bobo itonde. Bobo uno muntu bamwita Muvunyi. Mureba ijisho rizima. Ako se Bobo nuko Afrika nibwire boss wa Head Office Salon. Boss mu cyubahiro cye ngugomba ufite salon nziza irimo abakobwa beza irimo abakwaferi beza harimo ibintu byiza kandi ntabwo goshira amafaranga menshi rwose bitewe na service utanga. Uno mugabo bamwita Muvunyi nubwo ari inyuma ya kamera ariko mureba ijisho rizima. Akoze cyane rega muri cyane Kingira. Ngiye nate. Kugira abantu bose ngikinyobwa kigezweho ubu ngo abantu bose bashobora kugenda bakajya kunywa ni ikinyobwa cyitwa Afia Bora. Afia Bora. Afia Bora. Afia Bora ni ikinyobwa umugabo wese anywa iyo atashye mu rugo baramubwiye batakaza bakoze uyu munsi mu rugo. Yego. Ni akazi kari utamu ni ikinyobwa kiba kirimo amatangawizi ni ikinyobwa gikozwe n'umwimerere w'ibihingwa byo mu Rwanda ahangaha. Nagari ya kinyobwa kirimo amaproduit yo hanze n'ibiki byose handi bakubwira ngo ibi ni ikinyobwa umugabo anywa mu rugo umugabo akabyuka muterera ipasi akabyuka ategura breakfast avuga ati akazi warayemo kari gahagije byuko ujya gukora nakandi gato wongera ugure nakandi kanyo. Urakoze cyane ngo tumushimire cyane Kingira. Yes dushimire cyane abantu bose badukurikirana kuri Shine TV show babwire ngo ibiganiro byacu muri akagaruka niba utari wakanda subscribe nyamuneka injira mu muryango mugari w'abantu bose tubana nga kuri Shine TV show. Ibiganiro byacu nakagaruka reka dushimire cyane Blaze wadufashe kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe kugenda bigaragara neza kuri mikoro abari Joseph Muvunyi.